Ahangaha dutangiye nyine umukobwa wari ufite ubukwe arangije ashaka kwica umwana we kugira ngo umugabo we atazamenya ko afite umwana. Ubwo yafashe akantu agata mu mazi arangije abwira umwana we ngo genda ufate kariya kantu ntaye mu mazi. Kumbi hafi aho hari umusaza wabirebaga. Umusaza yari afite inkoni irimo maji. Ubwo yafashe ya nkoni irimo maji ayirambika mu mazi. Amazi yese yitandukanya ahereza ka kana gato y'inzira. Disi akana uko kakageze mu mazi inzira yese yigaragaza. Umusaza niwe ubikoze. Ubwo barakwereka akana kaciye mu mazi rwose habe n'irizi na rimwe kugakoraho. Ubwo wa mugore yese yumirwa yese avuga ati ibi ni biki bibaye uriya mwana kataruhamye ko nushakaga ko uriya mwana ruhama kubera icyo ataruhamye. Ubwo akana rwose karagiye kagera kuri wa musaza, umusaza akakirana yombi. Ubwo barakwereka uyu mukobwa ufite ubukwe nawe yatangiye kwinjira muri ya mazi ngo afate ka kana agasubiza mu mazi karuhame neza. Ubwo barakwereka wa mukobwa ufite ubukwe yatangiye nawe kwinjira muri ya mazi. Uko yakakinjiye mu mazi, amazi yese atangira kumugwira, amazi yose atangira kumwimenaho. Umukobwa yarasakuje ati ibi ni biki, yemwe nta muntu uri hano hafi ngo antabare, ati ndaruhamye nyabuna ni mu ntabare. Ubwo umukobwa rwose yakomeje gusakuza. Uko yagasakuje barakwereka rwose wa musaza n'akana ke bose bavuga bati twigendere uriya tumureke. Ubwo wa mukobwa nubwo yagatangiye kuva mu mazi yese avuga ati wagisaza we ukoze ibiki, wagisaza nsubiza umwana wanjye, nsubiza umwana wanjye, uwo mwana ni uwanjye. Umusaza yese avuga ati oya uyu mwana ntago namuguha, wowe urashaka gufata umwana nk'uyu nguyu ukamuroha mu mazi, urashaka kwica umwana muto nk'uyu nguyu? Wa mukobwa nta mutima ugira, ndetse n'ubukwe bwawe ngiye kubwica, ngiye kukwicira ubukwe, ngiye kugenda mvuga ibintu byose wakoreye hano, mvuga ko washatse kwica umwana wawe. Ubwo bahise bagenda. Uyu mukobwa nawe asigara asakuza ati wagisaze utibesha ngo ugiye kunyicira ubukwe utanabikinisha. Kumbi barakwereka ahangaha mu bukwe barakwereka wa musaza yese ahagera aravuga ati ubukwe mu buhagarike, ubukwe ni mu buhagarike. Ati wa musore we uriya mukobwa ugiye gushaka afite umwana ndetse uyu mwana nuwe. Barakwereka umusaza akivuga ibyo ngibyo wa mukobwa yese aze yirukanka ati sheri mumbabarire natinze ariko ndishimye kuba mpagereye ku gihe. Ubwo umukobwa yese ahagera rwose naye akanze ubukwe itose. Ubwo umugore yese amubwira ati ese sheri wanjye kuje mu bukwe umeze gutyo byakugendekeye biti, ko mbona utose ahantu hose byaba byagenze biti? Umukobwa ati nta kabazo gato nahuye nako. Umusaza ati nta kabazo yigeze ahura nako, ahubwo uwo mukobwa yagerageje kwica umwana we. Umugabo arikanga ati se sheri wanjye burya ufite umwana, uyu mwana ni uwawe? Umukobwa ati oya uriya musaza yabeshya rwose, uriya musaza ngiye sinanamuzi pe, ni ubwa mbere namubona hano, ahubwo sinjiye muri ubu bukwe aje gukoramo iki? Umusaza ati oya njye mfite n'ibimenyetso ko uyu mukobwa yagerageje kwica umwana we, ibimenyetso ndabifite, mumpawe umwanya nabereka ukuri nkababwira ukuntu byose byagenze. Ati dore ngiyi telefone rwose nanamurikodingaga ibintu yakoraga. Ubwo barakwereka wa musore yegeye telefone arayifata ngo arebe neza, asanga koko wa mukobwa disi yaragiye kuroha ka kana kiwe, ibintu byose wa musaza yabifata. Ahangaha kwibaza uti se bundi uyu musaza bibwiwe n'iki ko kari akana bagiye kukaroha? Reka badusubize inyuma gatoya. Ubwo barakwereka mbere y'uko ubukwe buba barakwereka uyu mukobwa yari ari kumwe n'akana ke amubwira ati rero mwana wanjye nsigaye narabonye sheri, ubu ngubu mfite umugabo ufite amafaranga, wa mwana we rero ntago ngomba gutuma umugabo wanjye amenya ko mfite umwana. Wowe nzakugira ibanga, ntago umugabo wanjye azigera amenya ko mfite umwana. Ati ahubwo akira ibi byo kurya. Mugatangiye kumuhereza utuntu two kurya aravuga ati akira ibi byo kurya ugomba kubirya ukamara iminsi hano, kuko ngewe uku nguku ndeba uku nguku ngiye guhura na sheri wanjye kandi nzamara igihe ndi kumwe na rero. Ibi biryo nguhaye rero bigomba kugutunga hafi icyumweru cyose, kuko ngiye rwose ntago nzagaruka vuba. Gusa nugira muri ukabona umuntu ugutoragura azakwijyanire pe, uzajya ubabwira ko nta mubyeyi bifite, ngiye ntago ndi mama wawe. Mu barakwereka disika akana katangiye kwira twadupema, murabizi abana nta mutima mubi bagira. Ubwo na nyina niwe rwose yese yikubita yigendera, akana gasigara kira twadupome. Kumba akana kakira aho ngaho barakwereka nibwo wa musaza yazaga abona akana kari konyine, aravuga ati se aka kana kari konyine? Ubwo disi umusaza yaje agasanga aravuga ati bite mwana muto kuri hano wenyine? Ubwo umusaza rwose yaraje atangira kuganiriza aka kana gatoya akabwira ati mwana muto mama wawe se yaba yagiye? Umusaza nyine akomeza aganiriza akana. Gusa mbibutsa nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel urasabwa gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video zacu twashyize hano kuri YouTube. Ubwo barakwereka rwose umusaza rwose uwo munsi yaraje aganiriza kano kana
atangira kuganira nako agenda agatera utuntu tw'udustori. Ubwo barakomeje baraganira, barakwereka umunsi ukurikiyeho wa mukobwa yaragarutse agarukanye n'imodoka. Ubwo wa musaza akimara kubona wa mukobwa agarutse aravuga ati rero wa mwana we ntabwo nawutuma uriya mukobwa nsanga hano, reka nigendere. Ubwo umusaza rwose akimara kubona wa mukobwa yisaguruka arigendera, umwana nawe asigara aho ngaho ari wenyine. Ubwo umusaza rwose yaravuze ati mwana muto, ubwo nyine turi kumwe, reka ngende, tuzongera duhure ubutaha kandi usigare amahoro mwana wanjye. Ubwo barakweka rwose wa musaza we yahise agenda. Ubwo wa mukobwa nawe yaravuye guhura n'umugabo wiwe, yaramubeshye ko nta mwana afite. Ubwo uyu mukobwa rwose yaravuze ati okay, ubu ngubu rwose kanjye kureba wa mwana nimba akiriho. Ubwo yarahageze aravuga ati ariko abantu baranakomera, wa mwana we uracyari aho ngaho, iminsi yose ngusize aho ngaho uracyari aho, nta n'ikintu uraba, ese nta muntu uraza ngo gutoragura gutware? Ati wa mwana rero nawe mbereye ikigeragezo. Ubwo rwose yaraje aravuga ati ariko ntaribi, nta kundi nyine njye wakwibyariye. Ubwo yaramufashe aramujyana. Nanone barakwereka undi munsi ukurikiyeho wa mukobwa yarongeye aragenda aravuga ati mwana wanjye rero nanone ndagiye, rero aka gapira ngusigiye uzajya ugakina, ndi buze kumarayo iminsi 3 cyangwa 4, rero uzasigare hano, gusa nkwibutse n'uzabona umuntu ugutwara rwose azakwitwarire. Akana karavuze kati mama ugira umuhanda mwiza. Akana rwose barakwereka hano kasigaye gakina konyine kari kuvuga kati reka mbe nikinira. Kumbi barakwereka aho ngaho hari ikigabo cyaje, ikigabo gishimuta abana. Cyaravuze kiti ese iyi mari mbona yigendagenda koko, ntabwo bazi ko abana babaye imari? Rwose ikigabo cyaje giseka kivuga kiti aka kana gato rwose ngiye kugashimuta, aka kana ndabona ari imari. Ubwo ikigabo cyatangiye gusatira aka kana gake gake kugira ngo kibashe kuba cyagashimuta kijye kukagurisha bagiye amafaranga. Ubwo ikigabo cyaje kiravuga kiti mwana muto bite byawe, gitangira kugasatira kikigasatira. Wa musaza yise agaruka aravuga ati wowe urinde, urashaka iki ku mwuzukuru wanjye? Mvira ku mwuzukuru wa kigabo. Akana nuko nguko disi kabashije kuba karokoka ikigabo cyashakaga kugashimuta. Ubwo rwose wa musaza atangiye gufata ka kana, atangira none kukaganiriza. Umusaza rwose ni umwana mwiza, atangira gufata ka kana, disi barongera barakina, barongera baragana nk'uko bari basanzwe babikora. Uyu mukobwa we yagendaga, uyu musaza yitagaza rwose akabaganiriza uyu mwana. Umusaza yamahaga ibipupe bakikinira pe, ubona ko bishimye cyane. Uyu mwana n'uyu musaza rwose babaga bishimye cyane. Umusaza rwose yari yarakunze uyu mwana, barakinaga bakishima cyane. Ubwo barakwereka rwose uko noneho bari hano wa mukobwa yise agaruka. Ubwo umukobwa agarutse wa musaza bibonye aravuga ati okay, none wa mwana wereka nigendere, ndabona mama wawe aje. Akana disi kasigaye gakina konyine. Ubwo barakwereka rwose mama yagarutse noneho byahinduye isura, avuga ati noneho mwana wanjye ibintu byahindutse, ibintu tugiye kubishyira ku rundi rwego, tugomba guhindura ibintu. Ubwo rwose umugore yaje atawiyambitse aravuga ati rero mwana wanjye uyu munsi ngufitiye surprise, urabona sheri wanjye yanyambitse impeta kandi ngomba kujya kubana nawe, kandi ngomba kubana na sheri wanjye wowe udahari. Wowe ngomba gushaka ahantu ngushyira rwose, nagusize hano ngo babashe kuba bagutwara bakurere ariko byaranze. Rero niyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanzuro, kandi rero mwana wanjye umwanzuro nafashe uwihanganire pe, nanjye ntago nkwanga, gusa ndashaka umugabo pe, ndashaka kubana n'umugabo. Rero unyihanganire kandi mwana wanjye umbabare rwose ku bintu ngiye kugukorera. Ubu ngubu rwose ngiye niboneye umugabo, ngiye kubana n'umugabo ufite amafaranga, umugabo ufite buri kimwe, kandi ntago nakwitwaza. Ngo noneho barakwereka wa mukobwa yamaze kwambara imyenda y'ubukwe neza, aravuga ati ubu ngubu noneho namaze kwitegura, ubu ngubu rwose gahunda zanjye ubu nazikora kuko ubu ibintu byose byarangiye. Ati rero mwana wanjye vuba nkwereka ahantu tujya, mbere yuko mujya mu bukwe ngomba kugira ahantu maze nkakujyana kugira ngo umugabo wanjye atazigira arabukwa ko mfite umwana. Umugabo wanjye yaramutse amenya ko mfite umwana, ibintu byanjye byose byaba bipfuye. Ubwo barakwereka rwose wa mukobwa yise afata ka kana aravuga ati mwana muto vuba nkwereka ahantu tujya rwose, vuba tugende. Ati ndetse n'agapupe kawe ntabwo tugomba kugasiga. Ubwo barakwereka wa mukobwa rwose yise amujyana. Kumbi barakwereka wa musaza disi yaragarutse aje kureba ka kana ngo babikinira nk'uko basanzwe babikora.
umusaza akirimo kugenda yarebye imbere yarikanga, kumbi hari umuntu wese umwiyereka. Aravuga ati muzehe hagara aho ngaho. Muzehe aba arikanze atangira kuvuga ati ese urinde wiyerekana muri ubu buryo? Ubwo wa mugabo yatangiye kuvuga ati njyewe ndi papa wa kariya kana ariko ntago nkiriho, gusa ikintu nshaka ndashaka ko utabara umwana wanjye ajya kumutabara kuko ari mu byago rwose, uriya mwana ari mu byago, ari mu mazi abira. Ubwo wa mugabo yarebye hasi arangije ahabona inkoni, ngo yahise yunama afata ya nkoni aravuga ati muzehe iyi nkoni niyo ugiye gukoresha ugiye gutabara umwana wanjye. Ubwo wa muntu yahise afata ya nkoni ayuzuzamo ibintu by'ibibaraga, ya nkoni yahise yuzuzamo ibibaraga, arangije hereza wa musaza atakiriye inkoni, iyi nkoni ugomba kuyikoresha utabara uriya mwana. Ubwo wa musaza yahise afata ya nkoni, uyu nguyu nawe amubwira ati ntaribi noneho nkurikira njye kukwereka ahantu uriya mwana ari. Ubwo bakomeje kugenda, wa musaza bakomeza kumuyobora bamujyana ahantu wa mwana bamujyanye. Ubwo barakwereka rwose tugeze hakuno, ubwo aho wa mwana bamujyanye, wa muntu wese yerekana aravuga ati genda hariya ku mazi niho urabasha kubona wa mwana. Ubwo wa musaza rwose yese agenda ku mazi aravuga ati reka nze njye kureba ibyo bintu uri kunyereka ndebe kuko nimba ari byo. Kumbe koko niyo ka kana bakajyanye. Ubwo umusaza yatangiye kubabonera kure, atangira kubona rwose wa mukobwa ari kumwe na ka kana. Umusaza yatangiye kubabona, ubwo umusaza akimara kubabona yatangiye kugenda abakurikira gake gake. Ubwo yatangiye kuvuga ati reka mbakurikire ndebe aho kari akana bakajyanye. Ubwo ngo rwose mbwa yatangiye kubwira akana kati wa mwana we ntabwo ugomba kubaho, wa mwana we ngiye ngomba gushaka umugabo, rero ntabwo ugomba gushaka umugabo ndi kumwe nawe. Kumbe ibi byose uko uyu mukobwa bivuga ntabwo yari azi ko wa musaza arimo kubareba. Ubwo wa musaza niwe yatangiye gukora telefone atangira gufotora. Umusaza yatangiye kubafotora, atangira gufotora ibintu byose birimo kubera aho ngaho. Mwibuke umusaza yari afite inkoni irimo maji yahawe na papa w'akana. Ubwo uyu nguyu nibwo yatangiye kuvuga ati yoro mwana muto, dore kano kantu ngiye kugata mu mazi ndetse ugakurikire. Ubwo yagataye mu mazi rwose nibwo umusaza yahise avayo ajya gutabara ka kana. Kumbi nuko nguko byagenze kugira ngo umusaza atabare kariya kana, dore byose nuko nguko byagenze. Tuguheka hano mu bukwe. Ubwo uyu mugabo rwose yahise avuga ati wa mukobwa we uri inyamaswa, washatse kwica umwana wawe kugira ngo ubane n'umugabo. Ese iyo uzana uwo mwana wawe ngenda ari kumwanga, ubonye nge ndi umugabo mubi ku buryo nanga abana? Ati wa mukobwa we nawe ukwiye kuba baza mu muryango wacu rwose, ntabwo uyu muryango ukwiriye rwose ku bintu wakoreye kariya kana gatoya. No, ntabwo bikwiriye rwose, ntabwo ukwiriye umuryango wanjye. Uyu mukobwa yatangiye kurira cyane avuga ati rwose ni mumbabarire, nanjye ibintu nakoze rwose nuko nashakaga umugabo rwose, nta kindi kintu cyabinteye rwose, ni mumbabarire pe, ibintu nakoze ni amakosa ariko mbasabye imbabazi. Umugabo ati oya, we ntawe ukwiye kuba wababarirwa kubw'ibyaha byose wakoze, kuba gushaka kwica umuntu wowe urimo gusaba imbabazi, ariko nta n'isoni mugira uratinyuka ugasaba imbabazi. Umukobwa ati ariko nyamara ndarengana, ngiye ibintu byose nakoze rwari urukundo. Uyu mugabo ati oya, ahubwo ikintu ugiye gukorwa ngiye kuguhamagara polisi rwose, abapolisi nibo bagomba kugufunga kuko bagerageje kwicura mwana mutoya. Ngiye guhamagara polisi izi gufunge, wowe ufite kujyanwa mu butabera kuko ibintu wakoze ntabwo byakorwa n'umwana w'umuntu rwose, ibintu wakoze ntabwo byakorwa n'umuntu muzima. Niyo mpamvu ngomba guhamagara polisi ikabasha kuba yagufunga. Ubwo barakwereka abo kanya polisi yahise yinjira. Ubwo wa mugabo nawe akomeza kuvuga ati polisi uyu mukobwa rwose ni mumufate kubw'ibyaha yakoze, agomba kubiryozwa rwose, agomba kubiryozwa kuko yagerageje kwica umwana mutoya. Ngo polisi rwose yahise imufata. Uyu nguyu agenda asaba imbabazi avuga ati nyabuna nimumbabare, nyabuna nimumbabare. Abantu bose barongo bo mu kwera bavuga bati uwo mukobwa rwose akwiye gufungwa kuko sire tubashe kumvira aha ngaha, akwiye kuba yabihanirwa rwose kuko birababaje cyane, birababaje kuko uriya mwana yaramuhohoteye. Yo barakwereka disi wa mukobwa baramufashe baramujyana. Wa musaza nawe yibwira akagana ati rero mwana wanjye uyu munsi rwose ugiye gutangira kubana nanjye rwose, ubu ngubu ugiye kuba umwuzukuru wanjye, ngiye kuzajya nkurira rwose mwana wanjye ntugire ikibazo. Disi barakwereka rwose umusaza yise yifatira kano kana. Gusa kwibutse nimba utarakora subscribe rwose urasaba gukora subscribe ndetse ugatira na comment y'ukuntu wabonye video yacu. Gusa nshimira wewe wabanye natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibane namwe. Ciao ciao.